uru ni rwa rugendo twatangiye rwo kubagezaho ubusobanuro bw'inzozi dukunze kurota turi benshi, yewe umunsi ku munsi, dore yuko uyu munsi twabateguriye inzozi zerekeranye no kwiruka mu buryo umunani butandukanye, zikaba ziri ku mwanya wa 55 mu nzozi zikunze kurotwa n'abantu benshi nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Benin mu Busuwisi. Reka musuhuze rero kandi nguhe ikaze. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri Gwaneza Times, ndagusaba gukora subscribe aho hasi, kandi niba uri umusangwa nawe tera agatebe turebane ubusobanuro bw'inzozi. Nk'ibisanzwe murabizi ntabwo tujya tubatenguha. Dore bimwe mu bisobanuro byerekeranye n'inzozi turota twiruka, cyangwa se inzozi abantu benshi bakunze kurota biruka. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga inzozi zerekeranye no kwiruka wenyine. Hari igihe ujya urota wiruka wenyine. Igihe rero warose uri kwirukanka wenyine rukumbi, uzamenye yuko bisobanura yuko wifitiye icyizere cy'uko wenda ejo ari heza, icyizere cy'uko ejo hari imbere, cyangwa se ejo hazaza ari heza kuri wowe, ku buzima bwawe. Kabone niyo waba ufite ibibazo, kabone niyo waba ufite ibibazo muri uwo mwanya warose izo nzozi, ariko muri wowe haba harimo icyizere cy'uko imbere ari heza kurusha uyu munsi. Kabiri, igihe warose ubona abana bari kwirukanka. Igihe warose ubona abana bari kwirukanka, uzamenye yuko ibingibi nabyo bisobanura umunezero. Abantu benshi bajya bibwira yuko iyo barose nk'abana bari kwirukanka biba bishatse kuvuga yuko benda kuba ababyeyi cyangwa se ibisa nabyo, ariko ndagira ngo mbwire yuko atari byo, ahubwo ibingibi bishatse kuvuga isoko y'umunezero. Iyo warose abana bari kwirukanka biba bishatse kuvuga yuko rwose unezerewe cyane muri wowe, kandi rwose nta bintu by'umubabaro bikuriho cyangwa se biri kukurangwaho muri iyo minsi ubayeho mu buryo bw'umunezero muri wowe. Kandi ikindi uba wifitiye ibyishimo, nubwo waba utazi aho uri kubikomora, ariko iyo warose abana bari kwirukanka rwose uba wifitiye ibyishimo ndetse n'umunezero muri wowe. Ku gice cya gatatu mu bice 8 nakubwiye abantu benshi bakunze kurotamo bari kwirukanka. Reka tumubwire ngo igice cya gatatu rero, igihe uzasanga warose uri kwirukanka ariko uzahugana. Igihe warose uri kwiruka ariko uzahugana, uzamenye yuko ibyifuzo byawe biri kugana aho wifuzaga, cyangwa se uri kwenda gusohorezwa ibyifuzo byawe, cyangwa uri kwenda kugera ku byifuzo byawe. Igice cya kane rero mu nzozi abantu bakunze kurota birukanka, reka nkubwire yuko turahasanga kwiruka ku mwanzi. Kurota uri kwiruka ku mwanzi, ibi ngibi bigaragaza ikiriro, cyangwa se bishatse gusobanura iki? Nk'uko igitabo Dreams Prophecy kiratubwira yuko kurota wirukanka ku mwanzi bisobanura icyizere wifitiye muri wowe, cyangwa se kutavogerwa, cyangwa kwiyumva yuko wowe ubwawe nta cyaguhangara rwose. Kandi uko kwirukankana umwanzi nyine biba bishatse kuvuga yuko n'ubundi ibyifuzo byawe, cyangwa se icyo uri gushaka kugeraho n'ubundi ukigeraho uko byagenda kose. Dore igihe rero uzaba wabonye uri kwirukanka ku mwanzi, uzamenye yuko n'ubundi ibyo washakaga kugeraho n'ubundi finally ugomba kubigeraho. Reka tunyurukire ku gice rero, igice cya gatanu mu bice 8 naguteguriye uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire yuko igice cya gatanu ari igihe uzisanga, cyangwa se igihe uzaba warose uri kwirukanka ariko mu by'ukuri utazi iyo ugana, cyangwa se utazi amerekezo y'ahantu warotaga uri kwiruka ujya. Ndagira ngo nkubwire ngo ahangaha igihe uzisanga rero byakugendekeye gutya, uzamenye yuko rwose ibi ngibi ari ibintu bibi, cyangwa se ari ibintu bitari byiza, yewe dore ko ushobora no kubitakarizamo amafaranga, cyangwa se ukaba wabihomberamo ku rundi ruhande. Ariko uzamenye yuko rwose atari ibintu byiza kuri wowe, yewe bizaba ari ibihe bibi nyine uzaba uri kwerekezamo. Ubwo rero ubaye uri umuntu usenga, cyangwa se n'uburi umuntu wizera Imana, uzasenge, ntago azaba ari ibintu bikorohe, cyangwa se ntago azaba ari ibintu byiza muri uwo mwanya urimo, cyangwa se muri ibyo bihe uri kwerekezamo. Mbese muri make bizaba bimeze nk'igihe n'ubundi warose uri kwizengurukaho. Ibi ngibi ndagira ngo ubwire yuko ubuhangayikiye n'ubundi umutungo wawe, ubuhangayikiye umutekano mukeya cyane. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ushobora no kuhatakariza amafaranga, ushobora kuhatakariza cyangwa se ukahahombera igihe rwose warose uri kwirukanka utazi iyo ujya, n'ubundi yabyenda kumera kimwe nk'igihe n'ubundi warose wizengurukaho wowe ubwawe. Ahangaha uba uri mu bihombo bitoroshye.
warose uri kwiruka wambaye ubusa rero ndagira ngo ubwire yuko ibi ngibi bishatse kuvuga yuko mu nshuti zawe cyangwa mu nshuti zanyu, inshuti waba ufite uzamenye yuko harimo uri kukugambanira. Mu nshuti zawe haba harimo umugambanyi kandi ari wowe agambanira. Igihe warose rero uri kwirukanka kandi mu by'ukuri nta kintu wambaye, uzamenye yuko ubwo nyine mu nshuti zawe harimo umugambanyi, uzarye uri menge, niko nakubwira. Muri make n'ubundi hari igihe usanga warose zino nzozi n'ubundi zo kwiruka wambaye ubusa, ariko mu by'ukuri ukazirota n'ubundi nta cyizere wari ufitiye inshuti zimwe na zimwe mu nshuti zawe, nta cyizere wari ubafitiye. Bityo rero n'ubundi ukaba uba usabwa kurya uri menge, cyangwa se ukaba usabwa kuba maso, cyangwa se nyine gukomeza gukanura mu nshuti zawe, ukamenya yuko harimo ishobora kukugira cyangwa se ikaba yagutenguha. Tunyirikire rero ku gice cya 7 mu bice 8 nari nakubwiye twabateguriye uyu munsi. Nagira ngo ku gice cya 7 turahasanga inzozi zikunze kurotwa n'abantu benshi. Ni igihe rero warose uri kwiruka cyangwa se uri gushaka kwirukanka, ariko ibirenge byawe mu by'ukuri nibive aho biri, cyangwa se uri gushaka kwirukanka ariko nuva aho uri, cyangwa n'ubundi ukaba uri kwiruka ariko mu by'ukuri utari kuva aho uri. Izi ni inzozi rero zikunze kurotwa n'abantu benshi cyangwa se ni inzozi zikunze kurotwa n'abantu batari bakeya, aho umuntu n'ubundi arota ari kwirukanka ariko mu by'ukuri ibirenge bye bitigeze biva ahantu biri, cyangwa se we ubwe atigeze ava ahantu ari, ukaba ushaka kwirukanka ariko ntuve ahantu uri. Ibi rero biba bivuze iki? Ibi bivuze yuko ufite byinshi bikubuza gutera imbere mu buzima bwawe wowe ubwawe. Urugero nakubwira nk'amarangamutima akaba yakubuza gutera imbere, nakubwira nk'ubwoba bukaba bwakubuza gutera imbere, ikindi nakubwira nk'isoni. Ibyo bintu rwose ugasanga ni ibintu bikurimo cyane rwose, kandi bikaba byakubuza gutera imbere, muri make bikabangamira iterambere ryawe. Ibyo rero uzamenya yuko ari ibisobanuro by'inzozi abantu benshi bakunze kurota, igihe urota wiruka ariko mu by'ukuri utava aho uri. Reka tunyarukire rero ku gice cya 8 ari nacyo cya nyuma. Ndagira ngo mbwire ngo ku gice cya 8 turahasanga abantu benshi bakunda kurota barimo bahunga, ariko izi nzozi zo kurota urimo uhunga zisobanurwa neza cyangwa se zisobanuka neza iyo waruzi icyo wahungaga cyangwa iyo waruzi icyo wirukaga uhunga. Ariko ndagira ngo mbwire ngo nk'igihe utaruzi uwo wahungaga cyangwa icyo wirukaga uhunga, uzamenye yuko wari urimo uhunga inshingano cyangwa ikibazo urimo uhunga mu buzima, cyangwa se ikibazo urimo wari ugiye guhura nacyo mu buzima, ukirukanka urimo uhunga ikibazo cyangwa inshingano. Niba rero wabonaga mu nzozi uri kwiruka uhunga, wabonaga uri guhunga umuntu kandi uwo muntu ukaba umuzi, ntago byashatse kuvuga yuko koko wari urimo umunga, ariko mu by'ukuri yabisobanuye yuko uwo muntu warotaga wari uri guhunga, cyangwa se wari ufite ubwoba bw'uko hari ibanga ryawe yamena, cyangwa se hakaba hari ibanga ryawe yavumbura. Bityo rero ukaba wari uri kugerageza cyangwa se wari uri gushaka uburyo bwo kumuhunga, cyangwa se kuba wamugendera nyine kure. Mwibutse yuko rero dusobanura inzozi cyangwa se ibi bice 8 tuba twifashishije igitabo nka Dreams Prophecy, cyangwa tukifashisha ku rundi ruhande ubushakashatsi bwakozwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza ya Brunel mu Busuwisi. Ikindi nakubwira nuko iki gitabo tuba twifashishije cyabayeho cyangwa se cyanditswe mu mwaka w'ibihumbi 2016 ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9. Ikindi nakubwira nuko iki gitabo cyakorewe amavugururwa umwaka ushize. Ndagira ngo ngubwire yuko hano wari uri ari kuri Gwaneza Times. Ubaye uri umusangwa wa kanda like, share and comment, ukaduha igitekerezo cyawe cyangwa ukatubwira inzu twaza gusobanurira ubutaha. Ikindi ubaye uri mushya ahangaha, nagusaba gukora aho hasi kuri subscribe ubaye utarabikora. Ndagira ngo rero ngushimire wowe tuba twabanye, wowe udahwema kudukurikirana, wowe ureba video mpaka irangiye, kandi ndagira ngo nguhe ikaze no muri video y'ubutaha. Unyite mbiri mu wa kabiri, mwitu wa mbere mu badukurikirana. Ciao ciao.